mike kandi no kuri turagerageza dukoresha igihe uko mwakiduhaye. Imana ibagirire neza. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya ifite imbaraga zikomeye. Haleluya ifite imbaraga zikomeye. Iyo umuntu avuze ngo haleluya abantu bagasigara amaboko ameze gutya kugira ngo baba bataramenya haleluya. Ariko haleluya ifite imbaraga zikomeye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abamenye Kristo bagakizwa bakavuga ubwa kabiri, mujye mumenya amagambo afite imbaraga, afite ubuzima, afite intungamubiri. Haleluya. N'abantu bo mu isi bamenya ibiryo bitunga umubiri n'ibirimo intungamubiri nke n'ibirimo proteine nyinshi. Yesu ashimwe cyane. Rero abatari bahari mu cyumweru cyashize twongeye kugaruka uyu munsi, nuko twabakunze kandi dushinzwe kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Haleluya. No kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko uyu munsi ari Jeannine ufite ijambo rirerire ry'ubuhamya, abaje bavuga turagera hano tukumva tutarekeraho, ariko uyu munsi nuwe natwe muzatubwira duhe umunsi wacu muremure, ariko ntabwo nava hano ntababwira ijambo ry'Imana kuko niryo dutunze muri twe. Musome Zaburi 103 utangira n'umurongo wa mbere. Muyisome mumanuke mukomeze manuke muzayisome yose bitari nonaha. Havuga ngo mwabindimo mwese. Muyisome atari ngewe ubivuze mu magambo. Hanyuma mve hano Jeannine. Yesu agumugisha kubukanya mpaye, ntabwo nshaka kukwangiriza umwanya cyangwa se harabura. Ye hasome 103. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, niwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Nisome yose. Uwo murongo wundi ngo akarinda ubugingo bwawe bujya, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha. Mujye musoma iyo Zaburi. Yesu ashimwe cyane. Nta bindi narenza, mujye musoma iyo Zaburi. Umutima wawe ubwira ngo mwabindimo mwese mwe mwabindushya mu mwabitekerezo bimwe mwabindimo mwese muhimbaza ahubwo Imana, muhimbaza Uwiteka kuko Uwiteka niwe ubabarira ibyaha, niwe wambabariye, niwe warinze ubugingo bwanjye butajya mu rwango, niwe ukiza indwara zanjye zose. Haleluya. Ubu nanjye ndabasha kuvuga, ariko hari umunsi umwe bambaza barambwira ngo sinzongera kuvuga, ubu ndavuga. Yesu abamugisha. Haleluya. Mwapira Imana iguhe umugisha cyane. Ni ukuri ijambo ry'Imana ni ukuri. Muri make amagambo tugiye kuganira muri aka kanya aravuga ngo ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ijambo ry'Imana ni imbaraga z'umukristo. Yesu ashimwe cyane. Reka dutangire dusome muri Yeremiya igice cya mbere n'umurongo wa 4. Umuntu wihuse cyane wahageze ahadusomere Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4. Some n'umurongo wa 5. Nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Yesu ashimwe. Ngiye menya cyangwa se ngiye nsobanukirwa ko mvuba muri iyi minsi, muri ibi bihe, ko twabayeho ku mugambi w'Imana. Byonyine ku buzima bwanjye bambwiye ngo ntange ubuhamya, ariko ubuhamya byenyine ndi ubuhamya. Yesu ashimwe. Nawe ushobora gusanga uri ubuhamya. Usubiye mu buzima bwawe ukareba uko wabayeho,
ukareba ubuzima uciyemo, ukareba ibyo urimo gucamo n'uyu munsi, usanga ari imiteguro y'Imana cyangwa se ari umugambi w'Imana. Wenda nturabimenya cyangwa se uranabizi, Imana ishimwe. Ariko ijambo ry'Imana uyu mugabo witwa Yeremiya ngo ryamujeho umunsi umwe. Yesu ashimwe. Riramusobanurira kugira ngo ashobore kwisobanukirwa neza. Dusenga Imana kugira ngo dusobanurire, tumenye neza ibihe ducamo, tumenye ubuzima ducamo, ni uwuhe mugambi Imana idufitiye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Biba byiza iyo umusobanukiwe ikintu waremewe, icyatumye Imana igushyira ku isi. Yesu ashimwe. Yaramubwiye ngo nakumenye ntarakurema. Biratangaje. Imana yacu iratangaje. Imana yakumenye itarakurema, wari mu bitekerezo byayo. Buriya nanjye nari mu bitekerezo by'Imana. Niyo mpamvu naciye muri ibi byose ngiye kubabwira. Wari mu bitekerezo by'Imana, wari muri gahunda z'Imana, wari mu muteguro w'Imana, wari mu mugambi w'Imana. Kandi reka nkubwire, iyo uri mu mugambi w'Imana nta gupfa. Oya. Iyo umaze kubimenya neza ubaho. Ukabaho isi itabishaka, ukabaho Satani atabishaka, ukabaho n'umubiri utabishaka, ariko kuko Imana yabivuze ubaho. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi uriho kuko hariho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Uriho, uzabaho. Reka nkubwire, ntabwo nzi situation ucamo, sinzi uko bimeze, ariko uko biri kose hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nsomera ku murongo wa 12. Aho ngaho nyine? Yego. Umurongo wa 12 niba mbataze kuhagera. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Haleluya. Yeremiya arakundwa cyane. Nawe urakundwa. Imana iragukunda. Niyo mpamvu ikubwira buri munsi. Ijambo ryayo rifite icyo rivuga ku buzima bwawe. Umunsi umwe Imana iramubwira ngo waroye neza, nguko ndinda ijambo ryanjye ngo kugira ngo dusohoze. Imana irinda ijambo ryayo. Imana irinda isezerano ryayo. Ufite amasezerano menshi. Niba utayazi, ijambo ry'Imana ririmo amasezerano yawe yose. Bibiliya yuzuyemo amasezerano yawe. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka ntangire mbabwire ubuhamya, kuko nabonye ijambo ry'Imana ryarambereye imbaraga, ryarambereye ubuzima, ryarandinze. Namenye neza ko amasezerano yanjye ari hano muri iki gitabo. Hanyuma ndayafata ndayakomeza. Kandi mbona Imana irayarinze, mbona Imana irayasohoje. Nibyo nshaka kubabwira uyu munsi. Haleluya. Yesu ashimwe. Amazina yanjye abashyitsi baje ubwa mbere ku cyumweru cyashize twaraha, nababwiyeho gake mu magambo avunaguye ubuhamya bwanjye. Hanyuma kuko igihe cyari gito nyine, bansaba ko uyu munsi mbabwira amagambo arambuye, ariko nabwo igihe kiraza kutubana gito. Gusa uko biri kose Imana iraduhangisha, ndabizi neza. Mwuka wera arabidufasha. Haleluya. Banyita Jeannine Igitabo, izina rindi ry'ababyeyi Ndayisenga, ariko Igitabo ni ryo mutware wanjye, niyo mpamvu mwumva rikomeyemo gato. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni igitangaza Imana yankoreye. Kimwe mu buhamya afite ni uburyo twahuye, n'uburyo twabanye. Haleluya. Imana ni nziza. Njyewe navutse mu muryango w'abakristo, mvukira mu burasirazuba mu Rwanda hano, kandi ababyeyi banjye bubahaga Imana bakanayikunda. Bari abangirikani mu diyoseze ya Gahini, ahantu Mwuka wera nyine muzi amateka yaho, revive yahabaye mu myaka ya kera. Yesu ashimwe. Hanyuma nabo bavukira muri uwo muriro w'Umwuka wera,
ababyeyi babo nka nyogokuru ubyara papa yari umwe muri abo muri icyo gihe, muri iriya myaka umwuka wera yazaga aho ngaho. Imana rero ingirira neza mvukira muri uwo muryango. Yesu ashimwe. Twari abana 8, abakobwa 4 n'abahungu 4. Abana ari umwana wa 6 mu muryango w'iwacu. Haleluya. Igihe kimwe rero ngejeje mu myaka 15, umwami Yesu aransanga mu buryo budasanzwe niko nabivuga, kuko numvaga ko niba iwacu dusenga tukaba turi abakristo beza, nta mpamvu z'abarokore b'icyo gihe bitwaga Mungu mwema. Ariko ndabasura umunsi umwe, ryari mu masaha ya gicamunsi tuvuye ku ishuri, rumva nari nkiri muri primaire, dusura ishuri rimwe twari twegeranye, hariho abana b'abakristo b'abarokore basengaga muri iryo torero rya Mungu mwema. Mpageze numva uko babwiriza. Icyo gihe ijambo ry'Imana uwo munyeshuri umwe yavugaga, ryaravugaga ngo Yesu ararira. Ujye uzirikana wibuke igihe wakirijwe. Muririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga. Bijya bituma utarekana na Kristo, bijya bituma ugira mu ntambara zikomeye, ariko iyo wibutse icyo gihe ukibuka uwo munsi, byongera kuguha imbaraga zo gukomera. Rero ndashima Imana ko njya nibuka umunsi nakijijwe, kandi nkizwa mfite intego, kuko abantu benshi barakizwa ariko agakizwa afite impamvu runaka. Ndakizwa nshaka kubona iki, kubona uyu, kugira ngo bizagende gutya, wenda nzagira icyubahiro, wenda nzashakane na kanaka kuko mbona akijijwe, wenda. Ariko ngiyewe Imana ishimwe kuko nakijijwe, mbwira Kristo ngo ndashaka kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Muzajye mukizwa mufite intego nziza, kuko Imana irazishyigikira. Yaravuze ngo naje mu isi kugira ngo nshake ucyari cyarabuze. Haleluya. Imana ishimwe niba warakijijwe ushaka kuzajya mu ijuru. Hanyuma ngeze aho numva ijambo ryavugaga ngo Yesu ararira. Sinakwibuka neza aho riri, ariko ni muri Yohana, ntibuka neza umurongo 11. Yesu ararira. Umwana yuzuye umwuka wera asobanura ukuntu Yesu arira, ukuntu arizwa n'ibyaha byacu, ukuntu arizwa n'abanze kumumenya, ukuntu yadupfiriye, ukuntu abivuga bisobanura neza bibowe n'imbaraga z'Imana. Numva bisobanukiwe ko nyuma y'ubu buzima, sobanukiwe ko nubwo navukiye mu bakristo, nubwo navutse insengerwa batwohereza muri Sunday school turirimba mu bana, ariko hari ikindi kintu nkeneye mu buzima bwanjye. Numva Kristo aranyuzuye. Yesu ashimwe. Basabye abo gukizwa ndahaguruka. Haleluya. Ndashima Yesu kuko yaranyigaragarije. Nari muto icyo gihe. Ni Yohana 11:35. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ijambo rinyinjiramo, nkunda Yesu kuva uwo munsi, nkorana nawe isezerano, ndavuga ngo nzagendana nawe. Ndakizwa. Ngeze mu rugo ntibabyumva neza, urabyumva nawe. Abantu b'abakristo mu itorero bakomeye, guhindura itorero ukajya mu rindi, noneho icyo gihe ntibyanumvikanaga neza. Iki gihe urakizwa bakabishima, ariko kiriya gihe wumvaga wayobye. Ababyeyi banjye ntibabikunda, ntibabyumva neza, ariko kuko bakundaga Imana barandika ndakomeza. Yesu ashimwe. Ndakizwa ndakomeza, nkunda Yesu. Mu cyumweru kimwe nakirijwemo, icyakurikiyeho nuzuye umwuka wera, turasenga, numva mvuze mu ndimi nshya, numva nuzuye imbaraga, numva nsobanukiwe cyane. Haleluya. Ndishima nkomezanya na Yesu. Ndakomeza ngeze mu mwaka wa mbere muri segonderi, icyo gihe nari muri primaire, nkomeza ninjira muri groupe y'abasenga, abanyeshuri basengaga, ndeka izindi groupe zose zari zihari ku ishuri, nkomezanya na groupe y'abasenga. Igihe kimwe hari mu mwaka wa 1994, ushize narababwiye, jenoside iba mu Rwanda, nari mpari.
gukizwa ni byiza no kumenyana na Yesu ni byiza. Ntibyari byoroshye, abari bahari mwampera ubuhamya, n'abatari bahari kandi murabizi, kiriya gihe cyari kigoye, hari igihe gikomeye cy'umwijima, igihugu cyacu cyagwiriwe n'ishyano n'umwijima w'icuraburindi igitondo kimwe. Hanyuma igihe kimwe turi ahantu twahungiye twihishe, nahunganye Bibiliya yanjye. Ndaza kwihuta cyane, ntabwo ntibugende mvuga detaye ko byagenze, ariko ndavuga ko ijambo ry'Imana ari imbaraga, ryambereye imbaraga, rimbera imbaraga igihe byari bikomeye, rimbera ubwihisho, rimbera byose. Yesu ashimwe. Mfite akabibiliya kanjye gatoya nakoreshaga ku ishuri, nsenga mbwira Imana ngo Mana, njyewe nunkiza ukankura muri ibi bintu, nzagushima kandi nzakuvugira. Ndashima Imana ko icyo gihe nabivugaga ntabwo nari nzi ko bishoboka, nta n'icyizere nari mfite, kuko byari umuriro. Ahantu twari turi ni mu kiliziya, aho bamenaguraga inzugi n'amadirishya bagacishamo amagerenade, ibyo gukingura ngo binjiremo byo byari byananiranye, bagacishamo gerenade, bagateramo, bakarasa n'imbunda. Harimo abasirikare b'interahamwe bavanze n'interahamwe barasagamo, abantu benshi barapfa. Hari kuwa kane, twagezemo kuwa kane, ariko twamazemo icyumweru n'iminsi 2. Njyewe mu bavuyemo abo bake cyane nabayemo. Reka mbabwire uko byagenze. Yesu ashimwe cyane. Iyi isezerano ry'Imana rikuriho nta gupfa, ubaho. Ntabwo nari mbizi ko hari umugambi Imana ifite ku buzima bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Mukunde Yesu, mukunde gukizwa, kandi mubamubonye mugumane nawe. Abataramubona namwe mumwakire, n'ingabe dukingira. Mbumbuye Bibiliya, ndimo nsenga, mpiga umuhigo, mbwira Imana ni Mana, njyewe nzagukorera. Ariko icyo gihe abenshi baravugaga Mana tweze dutunganye, Mana tweze dutunganye. Reka mbabwize ukuri, iyo urupfu rukwegereye icyo ukora ni ukwiyeza. Niyo urwaye ukaremba barakubwira ngo uyeze, ngo atura, ihane, ugatangira kwiyeza, ugatangira kwihana, kuko ubuzi ko iherezo ry'ubuzima bwawe rirangiye. Nuko twibonaga. Ariko igihe Umwuka Wera yanje harambwira ngo senga muri ubu buryo, senga mbwira Imana ngo Mana numva naha. Sinzi cyambwiye icyo gihe ko Imana ishobora kuhamvana mu gihe umuntu wese yabonaga ko bitashoboka. Ariko Imana ni igitangaza. Turagoswe, urupfu turarureba imbere yacu, turahanganye, turarebana, urabona neza ko nta gihe usigaje. Igihe barasaga uri iruhande rwawe, akagwa hasi, akakugwa hejuru, twese turambaraye hasi, bakarasa uri hirya, akakugwa hejuru. Nkomeza usenga mbwira Imana ngo Mana numva nahaha. Yesu ni mwiza, birashoboka. Yesu ni ingabe dukingira. Mbumbura Zaburi ya 91, aho ndahasoma, haravuga ngo umurongo wa 7, haravuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, nawe wumve ntabwo nari mpazi. Ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho, uzabirebesha amaso yawe gusa. Ntabwo wakumva imbaraga zaje muri njyewe. Nibaza ukuntu abantu barimo kugwa iruhande rwanjye, nibaza ukuntu abandi bazagwa iburyo bwanjye, hanyuma kandi ngo njye nkazabirebesha amaso, ngo ntibizageraho. Numva imbaraga zinjemo, numva ndakomeye, numva ibirimo kuba ntibindeba, numva sinzi ukuntu Imana ivuganye nawe nta gushidikanya, uhita wumva hari ukuntu uhindutse. Ntabwo ari nk'uko mugenzi wawe mwaganira, oya, ijambo ry'Imana rifite imbaraga zikwemeza. Yesu ashimwe. Zikwemeza icyo wumva washidikanyagaho ukabona ni ukuri. Nuko byangendekeye, ijambo ry'Imana rirangiza. Ya minsi ishize, cyumweru n'iminsi 2,
inkotanyi zitugeraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni umunsi nibuka nabwo kandi gakiza muri iyi si. Imana izajya ibaha umugisha. Niyo mbitekereje ndabasengera. Imana ibaha umugisha. Badukuraho bumwe muri abo bakeya tubaho. Yesu yavuze ngo baho ubaho. Inzira zose byaca ariko ukabaho. Mbaho ijambo riranyibagira, nibagirwa ko naribonye. Mu by'ukuri nari nkiri mu bibazo byinshi, nibaza ngo se bigenze bite, umuryango wanjye urarangiye, iwacu harahashenye harazimye, mbayeho se gute? Nubwo mbayeho mbereyeho iki? Bigenze bite? Sinabisobanukirwa vuba, ariko nkumva ndatekereza ko hari ijambo nabwiwe simenye neza aho iryo jambo riri. Nkajya nibaza igihe kirenze, ntabwo ko biriya bintu narabirose, ese biriya bintu narabibonye, byagenze bite? Umunsi umwe ndimo nganiriza umukozi w'Imana, umupasiteri, mu buhamya bwanjye mubwira ijambo nigeze gusoma ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abandi inzovu bari iburyo bwawe, ngo we ntibizakugeraho. Ariko sinjya menya niba naribonye muri Bibiliya, icyo nzi gusa narisomye ahantu. Arambwira ati ni muri Zaburi 91:7. Numva nkunze ijambo cyane. N'abantu bose mbwiriza mbabwiriza ijambo ry'Imana ni ukuri. Nabonye kuri ku ijambo ry'Imana, nabonye ijambo ringize. Yesu ashimwe. Haleluya. Nihuse rero muri icyo gihe mbwira Imana ngo Mana nzabivuga. Imana ishimwe ko ndimo guhigura umuhigo nahise. Yesu ashimwe. Naravuze ngo nzabwira abantu ko wanyijije. Rero Imana ishimwe ko ndimo mvuga ibyo nabonye kandi byambayeho. Imana ihabwe icyubahiro. Yohana yaravuze ngo uwo twaramubonye n'amaso yacu, twamukozeho, twaramwumvise n'amatwi yacu, twamukozeho n'ibiganza byacu. Yesu ashimwe. Yesu ufite ntabwo ari uwo nabwirijwe, si n'uwo bambwiye ngo nguki. Oya, jye namubonye mu buzima bwanjye. Umugambi w'Imana ni munini kandi ni mugari. Tugenda ari umwana, ariko ndibuka ko nyuma y'igihe gito urugamba ruhagaritswe, inkotanyi zahagaritse urugamba, ibintu bimaze gusa n'ibijya mu buryo. Nasubiye mu ishuri ndiga, ndangije kwiga segonderi, ndashaka. Maze gushaka, nshakana n'umugabo nawe wari uciye muri ibyo bibazo nk'ibyo naciyemo. Turabana, ibintu byari bitarajya mu buryo neza, hari muri 1998. Ntabwo yari akijijwe. Ubushize nababwiye ko ubuhamya bwanjye buri mu bice. Igice cya mbere ni icy'uko nakijijwe n'uko naciye muri ubwo buzima bwa jenoside. Igice cya kabiri ni icy'ubuzima nashatsemo noneho. Igice cya gatatu ni icy'ubuzima naciyemo nyuma yo gushaka umugabo akitaba Imana, tumaranye imyaka 10. Urumva ni igice cy'ubupfakazi. Igice kindi cya kane ni icy'ubuzima bushya Imana impindurira amateka, hanyuma nkabana n'umutware wanjye turi kumwe uyu munsi. Yesu ashimwe. Ni birebire, ndagerageza kugenda mbicamo. Yesu abaho umugisha. Ndababwira gukomera kw'Imana kwabaye ku buzima bwanjye. Nyuma y'igihe maze gushakana n'uwo mugabo, ntabwo mu by'ukuri yari yakijijwe. Mbaza Imana rimwe, ndavuga ariko Mana ko jyewe nkijijwe, umuntu tugiye gushakana akaba adakijijwe, Mana bizagenda biti? Numva ijwi rimbwira mu mutima ngo azakizwa ku bwawe. Ndatekereza ngo azakizwa ku bwanjye. Irindi rirambwira ngo ariko ibyo ni ibyo wibwiye nk'umuntu, wenda kubera ko wamukunze nuko nyine. Ariko Imana yari yavuze. Turabana, turashakana,
tubyarana abana babiri b'abahungu. Igihe kiragera uko twabanye yari afite mama we, noneho bakaba ari abantu bakunda kujya kurabuza. Reka mbabwire ibyo nahuye nabyo muri uwo muryango nashatsemo n'ubuhamya. Mabukwe arambwira ati mwana wanjye umaze kuba umwe mu muryango wacu, reka tukubwire n'amabanga y'umuryango wacu kugira ngo nawe ubimenye, hanyuma ejo nzagutume ujye kumbariza uko bimeze. Nari mbiziho mutware wanjye twaraganiraga akamumbwira, ariko we kuko nari mwishoboreye nkamubwira ntari ku byo bintu ntabwo ari byo. Hari Imana ishobora byose, hari Imana yindi yaremye ijuru n'isi. Abantu baza ntacyo bazi, nabo ni abantu nkatwe, kandi urebye neza ni ubuyobe. Nkagerageza kubimwumvisha, ariko akambwira nawe ukuntu ari umuntu wabo bakuvugana ibintu byose, ukuntu ababwira, ukuntu ndetse muri jenoside yamubwiye ko azamubika ahantu mu gati akamarayo iminsi 3 ko ntacyo azaba, ibintu nk'ibyo. Ati none urambwira ute ngo hari indi Mana? Kandi kuko mu kurokoka kwe yihisha ahantu muri plafo amarayo amezi 3, urumva kuva mu kwa 4 kugera mu kwa 7 n'amezi 3, avuyemo ahita yumva ko ari wa muntu wabimubwiye, kandi ko ari nawe wabigizemo uruhare kugira ngo abashe kubaho. Bikomeza gutyo, yumva ko nyine ari we Mana ye. Kandi nawe wabyemera utarahuye na Yesu wakumva ari ukuri. Dusengera abantu bakiriyo, bakiri muri ibyo, kuko bari mu mwijima mwinshi, ntibarasobanukirwa umucyo. Yesu ashimwe. Mama ndamubwira nti rero mama, ndagukunda kandi ndakubaha nk'umubyeyi wanjye. Uri mama, ntabwo nagusuzugura, ariko jewe ibi bintu sinzabishobora, kuko kuva mvutse n'umuryango navukiyemo ntabwo ibi bintu nigeze mbibona, ndetse baranabitubujije kuva turi abana, ko twabaga dufite abantu duturanye babijyagamo cyane, ugasanga ababyeyi bacu baratubwira bati abana bo kwa kanaka bari muri ibi, baraye muri ibi, ntimunege gukina nabo kuko ibi bintu barayemo ni ibya Satani. Tukabimenya gutyo, dukura tubitinya, tuzi ko binabaho. Ariko mama ndamubwira nti rero kiri gushaka kumva, none se nabishobora gute? Ngenda umukristo, narakijijwe. Ntiyabyumva, navugaga urundi rurimi, nawe yavugaga urundi rurimi, urumva byose byari bihabanye. Hanyuma intambara ziravuka, yumva ko nyine njyewe ntumva ibintu byabo neza, biba intambara. Mugabo wanjye nawe bitangira bityo, yumva ko ntarimo gufatanya nawe, ibibazo biravuka. Icyo gihe twari mu gihugu cya Uganda, ntabwo twari tukiri mu Rwanda. Biba birebire, ndetse mba natangiye no kwiga muri universite. Icyo gihe nayo narangije segonderi, ariko mba natangiye muri universite. Satani abikora nabi cyane, amwumvisha yuko tudahuje, kandi kuko ntitwari duhuje, ni umucyo n'umwijima byari bibangikanye. Nanjye icyo gihe nta mbaraga zo gusenga nari ngifite, ariko isezerano ryari rikingendaho. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari igihe ugera ugacika intege, hari igihe ugera ukumva gusenga biri kure yawe. Ntabwo burya Yesu aba yakuretse, Satani ntakakubeshye. Burya Yesu aba akuzi, Imana ibigushyizeho ijisho. Hamubaza ibibazo ngaryo rekane gusa, riri mu Baheburayo 4:12. Haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ngo kandi ngo ni rifite imbaraga. Yes. Rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka.
Haleluya. Ijambo ry'Imana ni rizima. Ni rizima. Rifite imbaraga. Rishobora gutandukanya ubugingo n'umwuka. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu uza ukicara aha, umuvugabutumwa akavuga ijambo, pasiteri akabwiriza, utari kugukenera kuvuga ibyanjye, buriya yabibwiwe nande, ugatangira kubunza umutima, ukifashisha kanaka waba umuzi nawe akuzi, umwari wenda yaba yaravuze ibyawe. Reka da, Imana irakuzi, ijambo rirakuzi, ni rizima, rifite imbaraga, rirareba, rikitegereza, rikamenya ibyo wakoze ejo, rikamenya ibyo uzakora n'ejo bundi, rikamenya n'ibyo warose. Yesu ashimwe. Ni imbaraga, ngo ni rizima, ni inkota yamujyanye. Mba nibwira hano rikamfasha, nawe nkakubwira ugafashwa. Riratuzi twese, riba rikata hari katana hariya, rikata hari kata hariya. Yesu ashimwe. Yesu ni mwiza, ijambo rirakuzi, kandi Imana niwe jambo. Iyo ni iyindi topiki, ariko umenye ngo igihe usomera ijambo ni Imana uvugana nayo, nta gushidikanya. Yesu ashimwe. Reka turirangize, soma hano warangize. Yego. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, izo wavuze zose. Rikagabanya ndetse rikagabanya kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'ibisokoro, rikagabanya ubugingo rikagabanya rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Ingingo n'umusokoro, rigabanya ubugingo n'umwuka. Ni ukuvuga ngo rikora mu muntu neza. Umuntu ufite umubiri akagira umwuka akagira ubugingo, rikora ku mubiri, rigakora mu bugingo, rigakora no mu mwuka wawe no mu marangamutima yawe. Hose ijambo rigerayo rikaguhindura uwo wari uriwe, rikaguhindura undi, rikaguhindura uwari wanananiranye akaba ushobotse, utarakundwaga agakundwa. Yesu Kristo ashimwe. Haleluya. Ijambo ni imbaraga, ni rizima, rifite ubutwari n'ubushobozi. Ryarankijije ndabibona, inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro nyinshi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo kandi rikamenya ibyo umutima wibwira n'ibyo ugambirira. Ubwo uzi ngo ibyo wibwira ubizi wenyine? Reka da, Imana irabizi. Ibyo wibwira ntabwo ubizi wenyine. Waba utekereza ngo ubwo ubizi mujye mutekereza ibyiza, kuko ibibi Imana irabizi. Ugambirira nabi, Imana ikabikubizi. Nugambirira igihe utekereza uvuga utari ko ibi ngambiriye ni bizima, ni byiza. Ugambirira neza, Imana ikabimenya kandi ikaguha umugisha. Wagambirira bibi, nabwo ikabimenya kandi ikababara. Mbaho ndasenga, ibintu birakomera, mupfumu biranga, mu kanya gatatu ndatashye, sinyishoboye kuguma aha. Mutwara ati se bigenze bite ko wari uje ufite twari nyine dushaka? Atoya, ati reka ngende, ati ntabwo ntibishoboye, ati reka ngende. Harasezera, baramutwara, aragenda, yagiye amara nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri niba nibuka neza. Aragaruka atura ahantu hafi cyane yo mu rugo, ariko hariho akanya kugerayo. Mu gihe twabaga turangije gufata breakfast, ifunguro rya mu gitondo, nkabona papa w'abana afashe inzira aragiye, aciye inzira ntekereza ko hatari inzira imujyana mu kazi cyangwa se agaca ahantu rwose ubona hasa ko se hari abaciye. Ntituvugana, nyine ntitwumvikana,
nyine ibintu byarapfuye, nyine mu rugo ni amakimbirane, nyine ni ibintu biri aho bidasobanutse, utamenye uko bimeze, n'uruvangavange, ntacyo ambaza ntacyo mubaza, nta nama tujya ngo duhuze, ibintu byose bimeze uko Satani yarabivanze, byarivanze. Kwiga narabiretse ndaho. Bukeye ndasenga mbaza Imana ko Mana, ibi bintu mu buzima nzabugezahe, bizarangira ryari, ko bigoye, ko biruhije. Byose byabaga ari umuriro Satani yohereza kugira ngo njye bindambire nindangiza. Reka mbabwire inshuti zanjye, musengere ingo zirimo ibibazo kandi biterwa na Satani. Ingo umugore n'umugabo bashwana nta kibashwanishije uretse gusa purani ya Satani kugira ngo bishwanyuke, kumvikana kubure, abana bagorwe, umugabo agenca, umugore acaha, be gutera imbere, kuko nta terambere ryahaba batavugana, batajya inama, badahuza, ntibibaho. Oya, nibyo akavuyo. Icyo mvuga muracyumva. Musengere ngo noneho mu cyane muri iyi minsi birakaza, kandi wajya kwitegereza ukabona nta kintu cy'ishingiro kizima gifatika gishoboka gishobora kuba gituma bashwana. Oya, nta kiba kihari, ntacyo. Turangiza dutyo, ntitwumvikana mu rugo. Umugore aragenda atura hafi aho, simenye uko bigenda. Hari mu gitondo kimwe, ndabyuka kare mu gitondo, nikorera uturimo twanjye hanze duke duke. Haza umwana w'umukobwa ari uwo wa mupfumu, kafite nk'imyaka, niba nibuka neza yari 7 cyangwa se 6, 8 gutyo. Aransanga mu rugo, aransuhuza, arambaza ati mama yarantumye. Ese agutumye kuri indi? Atantumye kuri Paul yari umutware wanjye. Ati kandi yambwiye ngo simbibwire umugore we. Umugore we ntawe uhari, nimbwira mukubwirire, Mwuka Wera ajya duha ubwenge. Arantekerereza byose ibyo yashakaga kumbwira. Nise mutuye he? Arambwira aho batuye, arambwira igihe baziye, arambwira byose, ibibazo byose nashakaga kumenya, bya bindi nibazaga mu mutima wanjye, byose abimbwira uko byakabaye. Aho ndavuga wa mupfumu yagarutse kandi ndavuga Mana, hari umuntu w'inshuti yanjye, umudamu umwe twari duturanye, twakundaga gusenga. Ndabimutekerereza, arambwira tuzi n'ikindi, ntabwo umwijima ubangikana n'umucyo. Agende ave muri iki cyaro, ntabwo ari nawe yaziye wenyine, ubwo atuye aho n'ibintu byose birimo kwangirika. Yesu ashimwe. Nubona umuntu utavuga Imana, udakora iby'Imana, ntukamuha amahoro, ujye usenga, agende akubise. Nta nubwo ari wowe ugenda, ni we ugenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turasenga, dufatanya gusenga, tujya inama, turavuga ngo isengesho tugiye gusenga twumvikanyeho 11:00 zigera. Waba uri mu nzira ugenda, waba uri mu isoko, waba uri ku kazi, waba uri he, tujye dusenga, duhuze. Reka mbabwire isengesho ryo guhuza ni byiza, rifite imbaraga, rirakubita. Ni hahandi birivuga ngo babiri barutumwe, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba, niko mubwiriza havuga. Yesu ashimwe. Mujye mugira ibihe byo gusenga, kandi mugire guhuza, kandi muhurize ku kintu. Ni mu gisengere 2 3 ntikiveho, muzambwira. Ntibishoboka, birakora. Twarasenze 11:00, naba ndi mu modoka, nkageraho ngera, nkahagarara, nkasenga. Yuriya yaba hageze agahagarara, tugasenga. Isaha twarayumvikanyeho. Byamaze icyumweru kimwe, ndimo nsohoka mu rugo ngenda, mbona umuntu wo mu muhanda yikoreye ibisanduka, yikoreye matera, yikoreye utuntu ducanca bari twose ku mutwe. Mbona nguwo ararengura. Wo mu mama dusengana, mbona nawe nguwo aturutse inyuma hirya yanjye gato, duhuriramo hagati. Arambwira turiya muntu ko numva umutima umbwira ko ari wa wundi. Ndamubwira nti niwe. Hati se buriya ntagiye? Naragiye.
wikoreye urabona agiye arimutse. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni nziza. Aba aragiye, ntabwo nongeye kumva amakuru ye, n'umutware wanjye sinongeye kubona acaho agenda uko yiboneraga kwa kundi, mbona nyine aratuje. Mu minsi mike arambwira ati ariko atereka nkubwire, ni twagiraga igihe tukaganira, byamurekuye duzi ko ari kumurekura, tukaganira akambwira ati reka urabizi nti ati buriya aturiye mu ntregara no gukunda niye narankunda se buriya ataragukunda nze kukiyambwe mu ntitugatungana, haterambwe mu ntitugatungana. Kumbe iyo twatunganaga jye naramucanagaho umuriro nkasenga nkavuga nti mu izina rya Yesu ibiraha ndabyirukana. Umuriro ukuvuga umuriro ni kugenda ugatwika biriya bintu byose, noneho akabona amahoro, noneho ibintu bigacika, noneho bikadogera. Byamuyobera akavuga ati kuriya mugore arananije sinzi icyo namukorera. Akabwira umugabo ati ntuzagitongana nabo, uzamureke. Haleluya. Uriya akagira ngo ni imbabazi amfitiye, ariko jyewe nkamenya impamvu. Umwuka wera ni mwiza, akambishurira impamvu ituma avuga ngo arankunda. Nuko byabaga byamuyobeye, yakora ibyo akora ntibikunde. Haleluya. Yesu ni igitangaza, Yesu ni mwiza. Ntibyateye kabiri, nihuse habaho igihe kimwe bimuyobeye, abona urwo rugo rugiye kumucika, abona nawe bimucanze, ngira ngo aravuga ati uyu muntu wamuteza agisida agapfa, twese tukamubura. Kuko ibyo twasengaga twabwiraga Imana ngo ndamubohoza. Jyewe nari mfite ubutware bwo kubohoza umugabo wanjye akava mu mbaraga z'umwijima. Nari narasobanukiwe neza ko ubwo twabaye umwe, Yesu ashimwe, agomba kuba nkanjye, agomba gutekereza nk'ibyo ntekereza byiza. Tugomba kubaka ubwami bw'Imana, tugomba kuzajyana mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma ntangira guhindura isengesho, mpindura isengesho mu gihe nari maze gusobanukirwa neza ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore n'umugabo, umugabo asiga se na nyina akabana n'umugore bakaba karamata kandi bakaba umwe. Yesu ashimwe. Nanjye menya ko nabaye umwe nawe, ibyo ntekereza, ibyo nshaka, ubwami bw'Imana nshaka kubamo nawe tugomba kuzabanamo kandi n'abana bacu. Ntangira kumusengeramo kireminga, mvuga mu izina rya Yesu uzakizwa, nta mbaraga z'umwijima zikuriho, imbaraga z'abapfumu ndasenya. Uko nkwika ibintu byo bya Satani bikamenya ko agiye kuzakizwa, birabimenya. Buryo uko usenga birabimenya, barabimenya. Gusa nta butware n'ubushobozi bagufiteho, babifite bakwica, ariko ntibishoboka kuko uri muri wowe aruta uri muri bo. Imbaraga ziri muri bo ntacyo zimaze, narazibonye batitira, ntazo. Satani nta bushobozi afite, ntabwo. Iyo ufite imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ntabwo imbaraga za Satani zigushobora. Haleluya. Satani aribwira ati reka nze mwice aveho, noneho twese tumubure. Umuntu twasenganaga, umumama umwe w'inababwiye inshuti yanjye, aza kurota ngo abona ndimo ndira ngo umugabo wanjye yapfuye bitunguranye. Yesu ashimwe. Ngo ndimo ndira mvuga ngo yaho ngo apfuye adakishijwe, ngo agisida, ngo abingiye. Dufata ibihe byo gusenga, turasenga tumara iminsi 3 dukuraho urupfu. Mu by'ukuri Satani yari yabigendereye, ariko bikiraho mbere y'uko arota icyo kiroto, nsubiye inyuma gato, hariho igihe kimwe Satani yagerageje byose. Noneho turi mu nzira tugenda, aza kubika ahantu ngo amafaranga, ntumbaze uko byagenze, kandi icyo gihe nta mafaranga ye nafataga. Arambwira ati ariko amafaranga yanjye ko nayabuze, kandi ashobora kuba ari we wayibye. Ndavuga ntiye ntangiye kuba umujura mu rugo rwanjye, utangiye kunyita umujura. Ariko urabizi birakomeye, cukwawe ncukwanjye tubirangize. Ati n'ubundi waratinze,
ugira ngo niwe wavugaga? Ntabwo ari we wavugaga, yari Satani. Yari yaragambiriye kudutandukanya. Mfata inzira ndagenda, nsubira inyuma, ngera mu rugo ndakaye cyane, mfata utuntu twose ndatuzinga, nshyira mu ivarisi, imyenda ndamanura muri garderobe, nsohoka ku gitanda, ntangira kuzinga, ndazinga, ariko ijwi rikambwira ngo gusa abana bawe basize. Natekereza abana banjye, umwe icyo gihe yari afite imyaka nk'itatu, undi ashobora kuba yari afite nk'ibiri itaruzura neza. Numva nkavuga Mana, abana banjye basize. Kandi ubwo nari mfite n'abandi, sabo gusa. Nyuma ya Jenoside nafashe undi mwana wa musaza wanjye umukobwa namumureraga. Nari mfite n'abandi Imana yampaye babiri aho ngaho twari turi, nabo batari b'imfubyi, hari umwe n'umwe bose Imana yabaduhaye kugira ngo tubarere, bose bari abana batandatu. Ndavuga Mana, abana banjye mbasize. Natekerezaga ko abandi wenda hari ukundi byagenda, ariko avuga Mana, abana banjye mbasize. Ariko irindi jwi rikomeye rya Satani rikanzamo, rikambwira ngo ubuzima ntuzabushobora, hambira ugende, bareke, Imana izabarera, bafite uko bazabaho, ibintu byinshi. Hari igihe Satani ajya aduhira amatwi yawe akubwira ibintu binyuranye n'ibyo Umwuka Wera ashaka, ingo zirasenyuka. Satani akakwereka ko mwashakanye ari mubi, ndetse ko mutanakwiranye, ko yahindutse intare, udakwiye kugumana nawe. Ariko reka mbabwire, burya siko kuri, ni ikinyoma cya Satani. Utabana babe mayibobo, bazenguruke, babura ubuzima bawo, mube ubuzima bumeze kutatanya umuryango kugira ngo n'itorero ribure. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Mu gihe nari muri ubyo ntekereza ndi hagati, ariko natekereza ijambo ngo rimbwira ngo watinze, ngo nushaka ube waragiye, ngo n'ubundi ibigambo bikomeye biremereye bimwe umuntu yumva kumva ntashoboye kubikomeza. Ndavuga Mana, abana banjye basize. Numva ijwi inyuma yanjye, n'ubu njya ntekereza nkavuga byari byandi, ninde wavuze icyo gihe? Ariko yari Imana. Rimbwira ngo rega ibi byose ngo ni Satani, ngo ibi byose ni wa mupfumu ubitera. Ndavuga ndikanga, ndavuga ijwi ntegereza ko ryongera rikavuga, kuko naryumvise ari nk'umuntu uvugiye inyuma yanjye. Ntegereza ko ryongera rikavuga, ntiryongera. Noneho ritangira kuvugira mu mutima wanjye, werega ngo niwe ubitera. Uriya nasengeye agatitira ngo ye, none se nuko ashaka ko n'abana banjye kugira ngo babeho bati ngo nibyo ashaka, ngo none se ni noneho rero n'umutware wanjye nta kibazo afite, ngo ntacyo. Numva ijwi rikagenda rimbwira mu mutima. Wari wavugana n'Imana mu mutima wawe ukumva ni nk'umuntu urimo kuganira. Imana izabibaha umunsi umwe, mwumva ukuntu biryoshye. Imana irakubwira ukaryoherwa. Numva mba excited, numva ndishimye, numva ndasobanukiwe. Ndavuga yose afite, ariko uzi ko ari byo. Kandi uyu mugabo ni umwana mwiza. None se kuki yambwiye ngo arankunda? Nangira nsubira inyuma ndebe byiza, bya bindi bibi ndabyanga. Numva Umwuka Wera mishuriye ubwiza bwe, noneho bwa bubi bwose bumva imbere. Ntangiye kuvuga rata w'ubu umugabo mwiza, rata ndabyibutse, rata twarasohokanye, rata twabanguriye ibi. Haleluya, haleluya. Maze gusobanukirwa, maze kubimenya neza, mbwira Imana ngo Mana, noneho rero bampaye ituze, reka mbanze mweho gakeya, muranyemereye mugire gutya rero. Imana ibahe umugisha. Maze kubisobanukirwa neza, mbwira Imana nti Mana, ndagushimye ko unyeretse ukuri. Uru ni urugo rwanjye, aba ni abana banjye, uyu ni umutware wanjye, arankunda ndamukunda. Urugo rwanjye ndarugumamo ntawe nkigiye. Haleluya. Tugumana dutyo, ndavuga nturongera kwigira nabi, ndagufata nk'umuntu nyine uvuye nk'indere. Uzi umuntu ufite nk'ibisazi,
ndavuga ni wowe ubu ngubu ngiye kugutwara njye ngusengera gusa kuko si wowe uri mwiza. Mama arota ikiroto Satani yari yatsinzwe byari byamunaniye. Nyuma gato igihe yajyaga muri abo bapfumu, noneho sinzi ibyo bamubwiye bindi byo gukora, akazajya abyuka nijoro ukabona agiye nk'ahantu. Nyamuna abantu bakorana na Satani bararushye. Saa 11 mu gitondo ukabona agiye nko muri frigo akuyeho amata, azira simenye uko byagenze, nk'abona mu gitondo ahantu amata yiye ateretse ku meza ye nk'umuntu wadashye ahantu gateretse. Umuntu udaha amata muri ijoro n'indi biba byagenze bite? Mbicunga nko kumara nk'iminsi 3. None umwuka wera arabisobanurira neza, arambwira ngo nza kubyumva bivugana n'umuntu amubwira ngo reka ndabikora, ngo nta munsi n'umwe ntabikora. Niba ari wa mupfumu ntumbaze ngo buri munsi ndabikora, ngo kuri ndabikora, ngo ntabwo njya mbireka. Ndavuga ngo bya bindi niko bigenda. Yabyuka saa 11 Imana ikaba yankanguye mbere ye, yakemura urugegeye, nanjye nkabyuka nkicara nkavuga mu izina rya Yesu ibyo Satani uzana hano muri ubu rugo ndabisenya, ndabitwika, nkasenga nkabibuza agaciro, nkabitatanya. Nakumva burya umuntu wese amenya inzugi zo mu nzu ye uko ziba zivuga. Nakumva ari nk'urugi rwo muri salo cyangwa se rwo hantu, nkahita nongera nkaryama. Yaza ko yasize agasanga ntabwo nigeze mbyuka, kandi ubwo ibyo yakoze byapfuye byazambye ntabivangavanze. Haleluya. Umwuka wera yagiye mu bwenge bwo kurwana intambara. Ibyateye nk'icyumweru kimwe cyangwa 2 biramunanira, ntiyongeye kubikora, acika intege. Aho rero niho Satani yashatse kumwicira, noneho ashaka kumuteza agisida kugira ngo kuko yari amaze kugerageza byose bimunaniye. Birangira agisida ibaye, ariko kuko twari twarasenze ntiyagira icyaha. Agisida ya kabiri nanone iraba arimo kuva ahantu, araza agiye kwinjira mu rugo, agonga urupangu, ucyugi kiragwa, imodoka irapondekara, ariko ntiyagira icyaha. Agisida ya 3 Satani yari afite intego, yari yaragerageje ntabwo atagize, ariko Imana yacu ni nziza, nawe yari mufiteho umugambi. Iya 3 icyo gihe nari ndimo mva ahantu, mbona wa mfumu arampamagaye. Nari mfite nimero ze ariko ntabwo yari abizi ko nzifite, nari nazikuye muri telefone y'umugabo nzibikaho. Arampamagara, ndavuga Mana yanjye, umuntu uko tutajya tuvugana arashaka wiki. Inshuti yanjye twari kumwe ndamubwira ntakira, nyitabira uyu muntu. Ati reka ariko uyu muntu sinavugana nawe, ati uyu muntu wanyu w'ibi bintu byanyu sinashwi, ntabwo nabyiteze kuko amakuru yari ayazi. Tujya impaka, telefone ivaho. Ivuyeho ako kanya ubwo turongera turasubirana n'umugabo wanjye, turabana neza. Icyo gihe yaravuye isafari, ndamuhamagara ndamubaza ugeze he, uri he? Kigiye cyane ko yagendaga akagenda atanambwiye, nta bwumvikane bwari bugihari. Mu by'ukuri Satani yashakaga kumwicira mu gahinda n'ubwihebe kugira ngo apfe birangire, icyo yagambiriye kigereho. Ariko Imana mu bwenge biciye muri iri jambo, mbwira Imana nti Mana, niba ari ugupfa nzi kuzanderera abana banjye, nta kibazo, ndemera mbeho uko ijambo ryawe ribishaka. Mbaho ntyo, turabana. Nyuma y'igihe gito bidatwaye amezi 3 ararimba, noneho bibi cyane, ajya muri koma. Bamutwara kwa muganga, nari ku ishuri, bampamagara ko yarembye, bamujyana mu bitaro, musangayo sanga ntiyumva. Ariko iryo joro yari yambwiye ati Satani ntabwo ushaka kurangiza ibizami byawe. Byari byo kurangiza umwaka wa 2, uwo munsi nibwo twari burangiza ikizami cya nyuma. Sanze abaye nabi, kandi nibutse ko iryo joro yambwiye iryo jambo, ndavuga nti koko ntabwo ndi bwemerere Satani idatuma ntakora ibizami. Mbaza muganga nti ese wanyemerera nkajya gukora ikizami cyanjye cya nyuma? Mu by'ukuri nari mfite imbaraga mu mutima wanjye.
ukunda Imana iguha ubwenge, ikaguha n'imbaraga, ikaguha n'ubwenge. Arambwira ati nubone ntacyo wakora, turimo kugerageza kumuha imiti n'ibindi, ariko urushoboye urumva seza muri ubushoboye ntigiye nta kibazo mfite. Yesu ashimwe. Mfata inzira njya ku ishuri, ngezeyo nsanga ikizamini kigejeje hagati, cyari cya nyuma ariko ndagikora. Nshima Imana ko nkoze icyo kizamini, nagikoze bigoranye, ariko uburyo nari nagikoze ni nacyo natsinze kurusha ibindi. Imana iteye ubwoba. Tsinda ikizamini ku manota yo hejuru, nanjye birantangaza. Ndangije hari kuwa gatandatu, ku cyumweru muri koma, kuwa mbere, kuwa kabiri tumujyana mu bitaro binini, kuwa gatatu yitaba Imana. Biba birarangiye. Ariko nijoro kuwa kabiri, no kuwa mbere nijoro, ndasenga mbaza Imana ngo Mana, koko wemeye ko nzi ko nyasenga ukansubiza, wemeye ko apfa iki gihe? Abana ni bato, ndakiga, ndi mu mahanga, nshyiraho impamvu, nzigira nyinshi, ndasenga, mbyereka Imana, ntekereza ko Imana yabyumvise. Ariko bikije nko mu saa 9, ahantu yari aryamye mbona umwuka wabaye muke. Mpamagara muganga, araza amushyira ku oxygene, amwongerera umwuka. Mbwira Imana nti Imana ntago wanyumvise, none si inkoreye n'iki? Impamvu sinazikweretse. Imana irambwira ngo none se avuka wari uri hehe? Numva ijwi rimbaza ngo Paul avuka wari uri hehe? Sanga kuvuka kwe ntako nzi. Irambaza ngo none se imyaka amaze ku isi wamurinze akangana gute? Ndabitekereza, sanga yarokotse amakisida menshi, sanga imfure na jenoside yaramusize, abavandimwe barashize, sanga Imana niyo yamwirindiye. Numva ikindi kibazo usijya nkibuka, byari ibibazo bitatu bikomeye, binanira kubisubiza. Binaniye, mbwira Imana nti Mana, umukuru arumva ntabaza, niba ari uwawe ntacyo mvuga, umutware. Ariko ibyo yari kuzakura, abana bari bato, nyiga, ndi hano muri aya mahanga, ntazi icyo gukora. Mana, bari uzabikora. Mu by'ukuri ubuse simbona ko Imana yabikoze. Haleluya. Haleluya. Abana bacu ni bakuru. Narize ndarangiza university icyo gihe, minervari ndazibona, ubuzima bwarakomeje. Imana yacu ni nziza, yabaye umwizerwa ku buzima bwanjye. Turamushyingura, ubuzima burakomeza. Nyuma y'igihe gito, mu gihe twagombaga kurangiza ikiriyo, umutima urambwira ngo ariko uzajye kwa muganga kugira ngo umenye ko uhagaze, none uzabashe kwirerera abana bawe, bazabeho, bazakure, nibura uzagende hari aho bagejeje. Numvaga ari umutima afite, kuko nari narabyemereye Imana. Mvuze nti Imana, nemeye kukorohera nkakora ijambo ryawe, ariko abana banjye uzabamenya. Ngiye kwa muganga, bamfata amaraso, ndababwira bakansara, ntimwumbaze byinshi, nkawanjye namushyinguye mu byumweru 2 bishize, ariko yapfuye gutya, byagenze gutya, ndetse dogiteri yambwiye ko yari afite ubwandu bwa sida. None nanjye ndashaka kureba ukuntu meze kugira ngo nshobore kurera abana banjye. Numvaga nta bwoba mfite. Aragiye muganga afata amaraso ati we nta kibazo ufite, ahubwo ntunangoye. Afata amaraso arareba, nyuma y'iminota 30 anzaniye igisubizo ati se ijambo yambajije nibuka? Aturasenga. Njye ntekereza ko agiye kumbwira ati ukomere, Imana yawe irahari, uzabaho, nk'ibyo. Ndamubwira ndasenga cyane. Ati rero uri muzima. Yesu ashimwe. Atangira kumbaza ibibazo byinshi. Ndamubwira ni ukuri twabanye neza, nta kibazo twari dufite,
twabanye nyine dufitanye abana babiri bose, arambwira ati uri umwe muri 90, uri umwe mu ijana, 99 iyi kesi ntigibaho. Haleluya. Ndababwira umugambi w'Imana ku buzima bwawe, aho uzaca hose uzagukurikira ukurondoya, naho wajya munsi mu buzima umugambi w'Imana uzagukura. Ntabwo uzemera ko ubura, ariko ukwiye kumenya icyo waremewe. Nukimenya Imana izabana nawe. Haleluya, haleluya. Nshuti zanjye, turi ku isi ariko tumenye impamvu tuyiriho. Hari impamvu uriho, hari impamvu uca muri ubwo buzima, hari impamvu irahari. Gusa senga Imana ikubwira, uyimenye, ubundi umenye uko witwara. Imana izakugira neza, kandi iyi nizaba umuyobora wawe mwiza, umujyanama mwiza, uzakubwiza ukuri atakubeshya. Numwemerere ugaca bugufi, azagukoresha. Ubu se nkomeze cyangwa soza? Hanyuma minota 10 isigaye, reka ngerageze. Hanyuma nyine bigenda bityo, nsanga ni muzima, birumvikana abana banjye nabo ni bazima, kubera ko ubundi abana kenshi bavuka abanzwa n'umubyeyi wabo, mama wabo, ariko abana ni bazima, nanjye ndi muzima. Numva Imana nyihaye icyubahiro, numva birandenze, nsanga ndokotse urundi rupfu rwa kabiri cyangwa se rwa gatatu. Hagati aho hari izindi bapfumu bashatse kumva ntisinapfa, ariko izo mbonye zifatika. Jenoside iransize na sida iransize. Mana yanjye, icyubahiro kibi cyawe. Yesu ashimwe cyane. Umugambi w'Imana uratangaje. Ntangira ubuzima bushyashya, icyiciro cy'ubuhamya bundi. Shaka akazi ndakabura, ndi umupfakazi. Za modoka zose twari dufite zirashize, nazo uko kuntu ibyo nibagiye kubabwira, havuye gusezera mu bapfumu n'ibiki byose, ibyo twari dufite byaragiye. Twari dufite amafusa abiri, tukagira iyo beni, tukagira imodoka ntoya, tukagira iyo nkagira iyanjye, byose bigenda bipfa. Mukumva ngo imodoka yagonze umuntu, ndi kuri polisi, kumva n'ingo yagaye munsi y'umuhanda, kumva n'ingo bubugwe, bigenda bishira. Arambwira ati yarakiriho, ati humura, ibi bintu byose aho byavuye birimo birasubiranye nabyo, ariko tuzabona ibyacu. Yesu ashimwe. Haleluya. Nta kizi cyari kimunejeje, yari yarabiriye, yarabyinjoyinze, yumva bimugeza hati, yumva nta kintu cyahariye gishaka. Yesu wacu ni mwiza cyane, kandi haleluya. Rero turangiza dutyo, tuba mu buzima, ntangira kwibaza ukuntu abana baziga, biga bigoranye, tubaho bigoranye. Ngeze aho ubwo mfata icyemezo cyo kuva muri Uganda nkaza mu Rwanda kwiga. Nari ndangije, ndabana nzabona akazi, nje mu Rwanda, shaka akazi karabura. Ndadepoza, ndirukanka, ndashakisha, ndeba inshuti, ndeba abavandimwe, ndeba umufasha, ndagerageza, akazi karabura. Shaka akazi biranga mbaho. Ibaze kuba mu Kigali, ibaze kuba ukodesha, ibaze kuba ufite kurebera abana bamwe na gutyo nababwiye, ibaze kubagaburira, kubambika, kubakorera, gukodesha. Mana we, byari bigoye, ariko ndasenga, nizera Imana yamvanye hariya, nizera Imana yankoreye biriya. Ndavuga ngo Mana, nzi neza ko umunsi muzahindura ubuzima bwanjye. Mbaho muri ubwo buzima mwese nashatse gusobanura, kuko mubuzi bamwe wenda, ariko ntibwari bworoshye. Ababizi barabizi. Igihe kiragera, bigera ubwo byari muri 2012, bigera muri 2000, yitabye Imana 2007. Hanyuma bigera 2011, mva Kampala aho nabaga nza muri Kigali. Kuva 2011 kugera 2016 numvaga binaniye.
mu by'ukuri umumama wenyine ufite abana hirya mu mashuri areba wenyine, ariko nsenga mbwira Imana Imana ndabizi ushobora byose, ariko ijambo ryawe riravuga ngo niduca mu miriro ntizadutembana, niduca mu mazi ntazadutembana, niduca mu miriro ntizatwotsa, n'ibirimi byawe ntibizadukoraho. Iryo jambo ndarigendana, nkumva irindi rirambwira ngo humura ndi kumwe nawe, ntutinye ndi Imana yawe. Hari naho byanditse muri Yesaya nakundaga cyane 5:4 havuga ngo uzibagirwa ubu amasome kugira ngo niyo kuvuga ibitari byo, ariko narahasomaga nkumva ndafashijwe. Yesaya 5:4. Hera ku murongo wa 4. Kamabasomere. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe. Ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye. Haleluya. Uwera wa Isirayeli ni we mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Hari impamvu ngiye mfite zo gushima Imana, hari n'impamvu mfite zo gukunda Imana. Mpereye mu ijambo ryayo ryambeshejeho, nzibagirwa ubuto bwo mu bupfakazi bwanjye. Mu by'ukuri nari muto, nari mfite imyaka mito cyane, hari nashatse ndi muto, mbyana ndi muto, hanyuma mfakana ndi muto. Urumva iri jambo neza n'igihe ryabwiraga ntarisengeraho. Nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu miriro ntizakotsa, n'ibirimi ntibizagukora. Nuko byagenze. Igihe kimwe rero mbwira Imana ubuzima ndaburambiwe. Nari mfite n'irindi jambo ryafashije abana bakiga, ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, ngo kandi bazagira ubwenge bwinshi, bazagira amahoro menshi. Amen. Yesu ashimwe. Iryo jambo njya nkunda kuribwira ababyeyi bafite abana biyobera bishobera mu kwiga, mu kubaho mu buzima busanzwe. Abana bacu mu 13 ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka, ngo kandi bazagira amahoro menshi. Ndihagaramo ndasenga, biga mu wa mbere segonderi, batsinda neza, biga neza, ubu bari mu university. Haleluya. Imana yacu icyubahiro. Umunsi umwe 2016 ngira Imana ngo Mana ubuzima ndaburambiwe, noneho gira icyo ukora, ndarushye pe, ncitse imbaraga, sinzi igihe bizarangirira, kubona inzu ubukode biragoye, izi minervari ziranduhishe. Mana bigenze jyewe nkabanze ngo Imana nijya kunsubiza izanyihera akazi keza mu kiyoyeneje, mbona amafaranga menshi, ibintu byo kongera gushaka ntibyari muri jyewe, mbabwije ko ntibyari n'indi. Abana ndera abana banjye mbona bakura, mbone batera imbere, mbona ari abantu bakomeye, numve nshimye Imana, mbona ari abakozi b'Imana. Nibyo nasengeraga Imana. Uko dutekereza si kwitekereza, inzira zayo si zo nzira zacu, ibyo twibwira si byo yibwira. Reka mbabwire uko byagenze. Iryo joro rya bonane ya 2016 mbwira Imana ngo jyewe abantu baza hano gushima ntabwo ndi bube ndi, tubyumvikane. Si uko utandihiye inzu, si uko utarihiye abana, si uko utakoze, warakoze Mana ndagushima. Ariko kuva kera aribyo mpora mvuga imbere y'abantu, umwaka ubonani Mana ndagushima, warakoze Mana, waraturinze Mana, nta warwaye Mana, ibyo bintu byose ntabwo ndi bubivuge. None reka ngushime ncecetse. Nuko byagenze, ariko atari ukwivumbura, ahubwo mbwisha Imana kuri mu mutima wanjye. Ntimpagarara hariya amatangira kubivuga ndaba mbeshya, ahubwo ndabangira ngo abantu bandebe. Ariko mu by'ukuri mbivuga buri mwaka uko ushize, kuko nta gihinduka. Ubuzima ni bwa bundi, ubuzima budafite icyerekezo, ubuzima budafite definition, udashobora kugira uko ubusobanura. Imyaka yose 2017 itariki ya mbere mfata telefone, twari tuvuye muri veya ya bonane, nohereza message
hariho umugabo umwe twari twarabanye Kabare, si ukubana ahubwo barazaga bakavuga ubutumwa bakagenda ariko bagacumbika iwacu, basengeraga muri Zion, bari abasore. Hanyuma umwe muri bo ngeze mu Rwanda nza kumubona, ndamubaza amakuru ya bagenzi be, ambwira ko umwe aba muri Sweden, Imana yamugiriye neza, ubuzima bwahindutse, ampana nimero nzibika muri telefone, ariko mu by'ukuri sinigeze muvugisha igihe kinini zibamo. Hanyuma ngiye noherezaga mesaje nivuriza abantu bonane, happy new year, naryanditse mu Cyongereza, noherereza abantu bose mfite muri telefone. Hanyuma we ayibonye arampamagara, ampamagaye ndeba nimero ivuye hanze, ndavuga se iyi nimero ni iyandi, ndayifata, amvugishije numva simuzi, ambaza ngo ndinde, nanjye ndamubwira sinakumenya, ariko noherereje abantu bose. Ati yego mbonye message ariko sinakumenya. Ndamubwira nti surindi, arambwira ati njye nitwa Faustin. Mpita nibuka yiwo Faustin yahoraga aza Kabare kubwiriza n'indi groupe y'abasore nk'abangahe n'abakobwa bavaga muri Zion bakaza hakurya kubwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma arambwira ati ati nakwibutse, ati Uganda, ati inshuti zanjye, kumbe yicaranye n'umutware wanjye ahangaha mu gihugu cya Sweden, bari kuganira baravuga imirimo y'Imana n'iki byose. Arambwira ati buretse gato mbwira umuntu, abivugira kuri telefone numva, ati buretse gato mbwira umvugane n'umumama wo mu Rwanda duherukana kera. Ndaravuga okay nta kibazo. Ubwo araza turavugana, turaganira, mbaza amakuru, ndamubwira byinshi. Ageze aho uyu akomeza kumwitegereza, arireba ururimi tuvuga atarwumva, kubera rero kuriya ari stubborn. Aramubwira ati urashaka kuvuga Ikinyarwanda? Ati okay vugana nawe musubiza. Uri aramubwira ati ndamubwira nifose mbabarira we nk'umuzungu ngo tuvugane na Cyongereza nkimenya ni biriya bintu biheruka kera. Numvaga mu by'ukuri Icyongereza cyaragiye, situation narimo ntabwo yanyemereraga kuvuga Icyongereza. Arangije arambwira numva deja nze kumuha telefone, avuga hello Gabriel from Sweden, ndavuga Jeannine from Rwanda. Ndumirwa, abarashubuje, abatangiye kumva ubuhamya bw'ibyo yaganiraga na mugenzi we aha, turavugana birangiye nk'iminota nka 45. Ubwo yampaye ubuhamya, yambwiye Bibiliya, nafashijwe, nishimye n'umuntu uvuga Imana gutya aho muri biriya bihugu numva bataye Imana bayiretse kera. Arangije arambwira ati ariko hari n'icyo Umwuka Wera ambwiye, ati wanyemerera tukazabana. Abivuga mu Cyongereza ngo will you marry me? Nanjye ndavuga nti no problem. Mu by'ukuri njye nabivuze innocent, mbivuga numva ari ibintu nyine biraho, kumbe Imana yo yateye kashe. Yesu ashimwe cyane. Mu gihe gito, mu mezi make, abafashe indege abaje mu Rwanda, aho dukoze ubukwe. Hanyuma mbona bya bintu byarakomeye, mbona bya bintu navugaga nikinira, mbona bibaye byo gukuraba, turasezerana imbere y'Imana mu murenge, nuko turabana, kuvuga ubuzima n'amateka byagenda hinduka. Haleluya, haleluya. Ubu turaho tumeze neza, turashima Imana n'abana bacu, ndanezerewe kandi nkunze cyane ko ari umukozi w'Imana. Haleluya. Sinakwibagirwa kubabwira iki. Abantu bakorezaga bambwira ngo uzashaka uracyari muto. Nakwicara njyenyine nkatekereza, nkavuga rero niba nzashaka Mana uzaba umugabo ukuze, uzi ijambo ry'Imana, uwo tuzajyana mu nzira z'igisiyoni. None nibyo Imana yakoze. Rero Imana yampaye ibyo nisabiye, ndayishima. Mana ni nziza, Mana ibahe umugisha, Mana yanjye amasaha yose ndayamaze, ariko ndabakunze inshuti zanjye. Kanani Revival Temple murakoze, Imana ibahe umugisha.
nawe pasiteri imana yamugisha amen. mureke tumukomere amashyi menshi cyane, menshi 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 menshi. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya.